ni ikibazo ni warukuriye umanda amazi agashobora kuba gushimye yuko mbyutse ndi muzima ndagushimye yuko urumuryango wanjye ari muzima ariko iyo umaze gushima usaba Imana imbabazi bitewe n'inzira wagize ute nibyo wanyuzemo nibyo wifuje kuno kwifuza ni icyaha yego muri abantu bavuga ngo usabana ngo nico cyaha ngo kuroga nico cyaha wanditse ngo ndukibe ni wanditse ngo ndukice yego ni wanditse ngo ndugasambana bwawe Yesu aracyafite uburinzi muri business zawe iyakubwiye ngo izaguha akazi nguzaniye amakuru ngo kwezi kwa cyera nuko batakwitabye kwezi kwa 10 bakiye kuguhamagaramo ugiye kwakira akazi yego Haleluya amen ubwo burwayi wumvaga ko bugiye kuguhitana ntabwo buraguhitana iyo paralize ntabwo iraguhitana iyo kanseri ntabwo iraguhitana uwo muvuduko ntabwo uraguhitana uwo mugongo ntabwo uraguhitana Yesu aje kukunga habaganga batakoze Yesu aje kuhagukorera nk'ibisanzwe noneho tsindagira namuhinduriye izina namwongereyeho akandi kitwa bitwenge ibaze ko yisa naseka ntaramwakira ubu ngubu nahita nguca amande tsindagiye se ashimwe Yesu nahimbazwe komera cyane ndakomeye umunsi ko mbona noneho waduhinduriye ra gute se ntabwo uri guseka cyane uko mbikwise noneze ko nawe ibaze koko cyane nta bisekeje bihari komeza Imana iraje gukirigi turaje ubibone karame naguherukaga kera uzahora ngo mberuka kera ubwo turare hamwe iyo umunsi umwe ubwije tutabonanye wumva ko ari kera ni urukundo n'ubujyajya aha Imana nibizi uzabona ko duhuye ngo turagura bwa kera inshuti ntese twahirukanaga ejo bundi nubwo ejo bundi ni kera ntese hataba kera bura wahagarura igihe cyo ntese tsindage uretse kuvuga kwiyenza no ku bantu urumva ushaka no kumvugisha menshi ibyabaye ejo bundi urabizi akuvuga ibyabaye ejo bwose urabizi nazo mpamvu byisekera ko twirukana kera ni kera habayeho sawa na mukanya ndi kukwakira habayeho ndetse ubazongera habeho ntabwo hazongera kubaho nuko rero niyo mpamvu mpita ngo ni kera Imana ishimwe aha uyu munsi rero dufitiye iki dufitiye iki kandi umunsi w'itariki ya mbere tsindage uku kwezi noneho ninjye nawe wibuke ko ari ibintu twasezeranyije abantu yego uku kwezi kugomba kurangira twabisoje urabyibuka ndabyibuka cyangwa wibereye mu mandazi utese biriya n'amandazi sikuzakubita uzi ko Imana izagukubita ndi kubaza ngo urabyibuka ntabwo ari ukuvuga ngo nise Bibiliya mandazi none se kare ngo ndi ukahita uvuga ngo nibere mu mandazi oya tsindagira ko nzi ko iyi mihanda nawe uyishoboye ngo ibintu bisubiye kujijisha uvuga ngo ayumvira uranyumvira ndi kukujijisha none se wowe ndakubajije twemereye ko buri cyumwe zaduheza abantu utusha ibiganiro bitatu oya urukuvanga dosiye gute waza ngo mbe ibintu twemereye abantu sikuvuze ibintu twemereye abantu urabizi twemeye ko buri cyumwe zadushitunyuza ibibwirizo bitatu icyo ni kimwe ikindi ubona ahubwo ndabyo dukora ikindi nyamukuru gusengera gufatanya gusengera abantu icyo ni hari ikindi nyamukuru tsindagira ngo kingibutse oya MUTESI uri kubyumva ukuntu ashaka kuncarenjinga hiya nje menya ko ibyo tuvuga ngiye nibutsemo bibiri kuboneka
mu cyumweru mo ngabonekamo gatatu abantu bakubaka tukababwiriza ijambo ry'ikigimana tukabona tugafatanya n'umwanya wo kugira uto kubasengera cyo kiri cya gatatu nawe ntinumve ko nawe ubikurikira Sindagira ntabwo twumvikanye ko uku kwezi kwa 10 kuzarangira ahantu hose muri intara y'amajyaruguru n'uburengerazuba bahasengeraga tuzahatembera cyakicuke twarakivuganye Tese niwe mutanga buhamya wanjye ugiye kubihakana ugiye kubidemeza uzikuri serious Sindagiye uzikuri serious ugiye kubaga abantu bagiye kugushinja na bote ibyaha oya ntabwo ngiye kugushinja ibyaha ahubwo ukuntu uri kunyihakana we binza uyu munsi nkanyumvira bisabe nkanyumvira nyuma yo kuva mu bisate nta bindi bintu twavuganye Sindagiye vugisha ko icumwe igomba gushira tukize ibibwirizo bitatu abantu bakabohoka nyuma yo mu bisate ntabwo twumvikanye ko tuzasora n'ahandi hantu none twemeranyije ko tuzatuhamaze se cyane ndo wabivamo ndo ariko nyumvira noneho buretse Sindagira uratuma ngusubiza mu kiganiro twakoreye hari ahantu bivuga aho kigiye ngiye mvuga ibintu mfitiye gihamya nibavuga ko nibasanga bavuzaga ngo nemeye ko mu majaru aho twasingiye hose mu majaru ngo nzagutamba n'uburengerazuba byose ngabikomeye mu kwezi kumwe ewe uwiteka arahari ni urabucururo kuri uravuga ngo mutezi nazo datarahari nubizo cyaza mango kumbuye ahubwo burayo umaze ako bagiye kuzigena amara ngo kwezi niyo kuzasanga umeze ubwo se wahongera he ahantu hatari kuri iyi si cyaze niho wamuhongera bigakora ko wamurimbye uzo none ngo ndahandi twabihungira kereka gine uvuye kuri iyi si naho mu gihe ukiri kuri iyi si ukwezi ndo kuzashura utambonye wavuga icyumweru se Sindagiye tubishyireho intego natari ari kwagura imirimo dushireho intego se ngabo bivuge izabye kandi se intego urayibitsa nde nyine mutezi se sahari ariko nyumvira arayibika anga ubwo uratega iki buriya oya njyewe nimara icyumweru ntakubonye Sindagiye ngiye nemeye 10,000 abantu bazabyego ndiki kutambonye cyabazabyego ndiki kwambonye ke mutesi ari uhari mutesi ahubwo niwe uzadukiranura mutesi washobora kujya mbwira azagira atese ushobora kumbwira ngo nshobora kumara icyumweru utambonye kabiri ngubwira ndabizi ko ninjye icyumweru cyashira Sindagiye biragoye sawa tubireke muti hayakubitse uretse nkubwire ahantu wahita utsindirwa sibyo icyambere ntibwakira niyo twaba tutahuye ntibwakira utambwiye ibyo wari urimo ubwo uzambonye cyo gene ugukubwira ari uko twumvikana rero kugira kuri telefone rero nanjye ninguhamagara nkakubaza Sindagira aho ugiye mu biki Sindagiye karama ndi kukubwira yego kugira making ushaka icyumweru gishize nkubonye nzakubaza aho uri nyine nabyo nakubwiraga kumbamagara nyine nzakubaza aho uri ariko sitoni manza wumve ninkubaza aho uri kugira ngo icyumweru making ushaka ko kidashize ntakubonye nzaza kuhakureba nimba ku byago ndahari se ugasanga mbavuye oya nziko utazabitekereza nubwo mbikubwiye sawa ubwo mutwe wanje ugiye guforomata seri sawa aha uko bikubera uko muri make bikubera uko wizeye kibazo nibyo nakubwiye ngo numba amagara kuri telefone ngakubwira ngo ndi i Kigali nzagusanga uzate kuzanga i Kigali niba byango ndi Kenya usangayo aho indi ubya ngo ushaka kumara icumwe rutambonye ukagira ngo nzande hano muri Menge cyande hano mu Cyuvu mazo ukuruvuga atari iki cumwe tsinaga bazasamarata ndamubonye waza ariko nanone Sindagiye uzi ukuntu bigiye kugenda wenda kugira ngo nyurwe turashyiraho bitarenze ukwezi
ntabwo ukwezi kuzashira uku kwezi kwa 10 bandi wisubiyeho ubu urugero ngo Yusufa wisuka atari koko havuze kandi koko uyu mugabo zikashobora kwa yagiye afite urugero kuzamura imicumwe oya reka mvuge muri uku kwezi kwa 10 kuko niho dufitanye gahunda ugira umuhanga yo reka ngabikwemerera nada kuvuze kubye ni nicakenya ngaje Kigali ati aka kaza ati ndega nsange tsindagira ikigarira hituma yaje no bavuga ko wabigira ukwezi ndacyo bikwera uko wizeye Imana ibyumve nyagasana zabigufashemo ndanabisengera ko umuntu yavuze ngo dushobozwa na Kristo kuko ari uduhiki imbaraga ndanabisengera Imana rwose zagukoreho umutima wo kunkwepa hoya nawe no kugukwepa neza urumva waba udashaka kunkwepa ubwo uzasanga amasengesho y'ibebinga by'iminsi ngahera ndagusengera ngiye kuryama Yo zafite amasika gisengesho useka ugiye kuryama iryo sengesho rizanzirike uzasengesho ku gitanda rinzirike oya ntabwo ari uko kuzirika tsindagira utanyumva nabi ntabwo ari uko kuzirika ahubwo nyine muri uku kwezi dufitanye gahunda ni ugusenga ati Mana tsindagira rwose ntazanyicira gahunda musanganire mbese inzira ingendo yari afite mu kwezi uzahagarike arije twibanira none urumva rero isengesho uri gusenge udasenze ibyo reka ngubwire udasenze ibyo ntabwo tsindagira reka nze nkubwire reka byumve kukubwira ko ndiri busabe ubwire Mana ati twumve wa Mana rero ntabwo uranyigisha gusa niba unyumva ingendo tsindagira afite mu kwezi uzihagaritse uku kwezi nyine ubu turetse hamwe oya aho ngaho uzi ikintu naba nkoze naba nikunze naba nkoze icyaha aha niba utikunze ahubwo umva isengesho ryanjye Mana tsindagira gahunda zose afite uzazishyire ku murongo pe ariko nanjye zo dufitanye ntizizaburizwemo urumva ntagukunda wa muntu ngize ngugiye kubanga ndavuga ngo Mana ndu inzira ze ndazifunze nijye nagize ngo nijye ugiye gusenga hagira ngo nakintu mva ko aravuga ngo hingo uko no kwikunda Mana igumugisha niba ushaka utaziko nyine gahunda zawe zizagiye nuko wazipanze nzaca mu kwezi nzagwamo iminsi 3 ndacyo se wumva kuko numva igisengesho uzasenga wagira ngo nijye kuvuga ngo Mana nginzira wasenga igisaha imwe ngasanga y'amasaha 5 ndesha agaciro ibyo uri gusaba Tsindagira karaba wenda kara agaciyemo yego hari n'igihe mba nshaka ko twisekera ariko none ndagira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina no gususurutsa abantu ubu nibwo tukinjiyemo nyirizina Tsindagira karame nakiriye inkuru mbi mu gitondo mbwira ngo wagiye kwa muganga kandi nababaye pe ahubwo naka gase kunyujijo numva gutari buseke wayakiriye none wayakiriye ejo nakiriye uyu munsi kuko uyu munsi nibwo twavuganye impamvu ejo nanze no kuguhamagara wari uri mu masengesho ntabwo nasenze kiriro nenze kuri mu masengesho ntabwo nasenze none ndi kwa muganga ubwo uyu munsi wagiye ugiye gufata ibisubizo ntabwo ngiye gufata ibisubizo urumva rero njye nabimenye uyu munsi nyaboneka ariko icyo ngushimira ni kimwe uranguriye ucogoze ugira ngo umenye amakuru yaje 5 kuri 5 nahise ubu ntabimenye koko Tsindagira ubu ntabimenye twirirwana abantu ahangaha badukurikirana babona twirirwana sinduzi ko ari umuntu uvuga ngo nese ubu Tsindagira ubu umuntu uzajya uzambaza amakuru yawe nzamubwira ngo ntayo nzi mbese menye uburiwe usibye n'ibyo ngibyo nanjye waba ari inshishije atubwo mwirirwana kubera ibiganiro gusa ibindi ntabwo ubu byitayeho oya ko ari abameze gutyo rero wose njye bakabana mu nyungu gusa warwara ndamenye ko warwaye wabyatinda arwaye ati poli akazuka kwezi kwa ngo wajya warakize kubona afashe telefone wajya warakize kibazo uyu muntu icyerekezo cye ni iki bakundi inyungu gusa oya Imana gushoboza rwose ukire ahantu uri kubabara Tsindagira oya nzanda mfite kwizera
mfite kwizera atarabishoboye bya bindi Imana igi gukoresha nayo ituma abandi irangiza urumva bajya bavuga ngo nta muganga wiganga irangiza wivura banajye nahinduye isenga irangiza kandi nahibwenda Uwiteka rero ubwoko bwawe ndakize nabo ari ababihomberamo nshingiye abantu mba nakira kuri telefone yego nk'ikibazo nagifite n'ico mu matwi idataragiramo ariko aragira icyo akora ariko wirase telefone sindajya cyane nabyo zirimo ko ari igihe nakira abantu benshi ku munsi ariko ngiye kubigabanya wagira yishyiraho paralesi ntuyishyire ku gutwi ukajya uyishyira imbere sibyo ukajya uyishyira imbere iriho paraleli ukajya uvuga iri gusakuza ngiye kwindeguza Imana ibimfashe kunda abantu bazabyakira icyo kibazo ndi kwibaza yangiye kwindeguza avuga ndi umunsi ndakira abantu 10 oya si ngombwa nyine hari uburyo nubwo zino telefone dukoresha burya hari tekinike zo kuzikoresha ntabwo ari ugupfa kuyikoresha uko wiboneye nukomeza kuyishyira ku gutwi kuzaruha ariko nsanzwe aho maze kumenya ko ikibazo kiri bundi nsanzwe nango nyanyikoreshaho parirere telefone ku gutwi yego aho ngaho rero nibwo uzaba ugikemuye nubwo wenda ibyo ngibyo bitazagukiza ibyo urwaye ariko nibura byagabanya kuko harimo inyorosho birabyoroshya pe aho kubikomeza Tsindagi karame uyu munsi rero ndagira ngo tuze kwivugira ku gusenga imbaraga zo gusenga cyangwa iki uburyo dusenga subiramo uyu munsi ndashaka uzamurijwe uzamurijwe uko navuye ko mfite ikibazo mu matwi uzamurijwe sheye kuje uvuga ngo urugusabwa hayi uzamura uvuga kaburu kagira ngo numva noneho bikazera ndashaka ega nabandi baje bakumva icyo bijya babyumve neza ese ubundi ntabaryumva zabitubwire muri comment arugeze mbabagambye tereko karakajwe ntakana mukoranaga ntabwo bazi ko ndi urusaza ntabwo ni umusore ati basa ariko ngo ukawukoreshaga kwa akajwi kanjye gato akada uzamurijwe bakumve neza aha kansubiremo ikibazo none uri kunyumva n'abandi muri kunyumva ndashaka ko uyu munsi tuza kuganira ku ijambo gusenga yego hari uburyo bwinshi dusengamo yego hari uburyo bwinshi dusabamo yego hari uburyo bwinshi twihanamo yego kuko isengesho rigizwe n'ibice bitatu niba ntibeshye ni bitatu bundi gushima kwihana yego gusaba nibyo ngibyo mama za ko subundi wabiyogwa gute so ari umutambyi oya usibye n'ibyo ngibyo ntagerega ndasenga nikirezo iswa n'umutambyi yari kwibwira abandi rero aherewe yego Tsindagi hari amakosa menshi dukora wenda reka mpere mu gusaba yego tugashyiraho limit cyangwa se umurongo ntarengwa kandi burya hari mu byo dusaba hari ibyo Imana yaduteganyirije mu mugambi wayo sibyo yego byinshi tutabonesha amaso yacu ahubwo kwa ko twebwe n'imitekerereze yacu ni na kamere ya muntu tugasaba ibyo twifuza muri ako kanya yego sibyo yego ntidutekereze byagutse yego ese mu myaka 10 noneho nzaba nsaba iki ndagira ngo tuze kujyana muri icyo kintu urumva yego nk'umunyamasengesho byanga byakunda usenga cyane wenda reka tuze kwivugira kuri aka kantu sibyo ubasobanurire nk'iminota nk'itanu cyangwa uko urashobozwa uko Imana iri buze kukuyobora noneho nze kukwakira mu jambo ry'Imana mu nyuma ariko twamanje ku yego karibu uvuze ngo isengesho rifite ibice bitatu bitatu icyo uvuga ni ukuri
cyambere no gushima yego cya kabiri no kwihana cya gatatu ukagira ute ugasaba. rero mbere mpamvu umanza gushima nuko iba yakurinze wishimira mu bintu ukuyemo buriya ubyutse kuryama buriya biroroha yego ariko kwicu kubyuka nabikaze kuryama biroroha yego ariko kubyuka ni ikibazo. ni wari ukuriye umanda amazi agashobora kuba ndagushimye yuko mbyutse ndi muzima, ndagushimye yuko umuryango wanjye ari muzima. ariko iyo umaze gushima usaba Imana imbabazi bitewe n'inzira wagize ute n'ibyo wanyuzemo n'ibyo wifuje. kuno kwifuza ni icyaha yego. muri abantu bavuga ngo gusambana ngo nico cyaha ngo kuroga nico cyaha. Uwanditse ngo ndukibe, niwanditse ngo ndukice, niwanditse ngo ndugasambana, niwanditse ngo ndukabeshire mugenzi wawe. rero hari ibyaha abantu bavuga ngo yanga ibi byaha ngo ntibyaturimbuza. ukibaza icyaha kitakurimbuza ni iki? nta cyaha gito imbere y'Imana. icyaha cyose ni iki? ni icyaha. niyo mpamvu rero umuntu yamaze gushima ahitamo akatura. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nduzigira umukiranutsi kiri kuri iyi si. Imana uzaba yisi iki? inyabinyoma. yisi iki? yo yisi umukiranutsi. kandi ikindi ari gihe twihana byaba ngombwa ukihanira n'umuryango wawe. yego. ukavuga ngo Mana navukiye muri karande y'iwacu, ariko babarira umuryango mvukamo, babarira abana nabyaye, umutware bavuga ngo wari umumama, ukavuga ngo Mana n'ibyaha by'umutware wanje yakoze nabyo bimbabarireho. yego. ukabwiza Imana. mbundi ikintu tubuza abantu benshi ni guca bugufi. guca bugufi tukamenyera Imana, kakora iyo bavuga ngo ndacu bindwaye, kivuga ngo ndacu kigutwaye nico kigukoraho. abyumvise. rero nagambabwira abantu ngo wanditse ngo ndukibe, niwanditse ngo ndugasambane, niwanditse ngo ndukifuza. icyaha imbere wishe akanasambana akaroga akabisha bose Imana babara ko bakoze iki? icyaha. ndacyaha giti imbere y'iki? y'Imana. yego. nibyo bintu unyuzwe nabyo. noneho ndagira ngo abantu nanone baze gusobanukirwa gusaba burangiye gusaba kuntu byumva buri wese agira uko asaba. ngo bunge bakwa nabuze urugero nge nditangaho urugero tsindagira. yego. nje bakwa nabuze minerva yo kurihira abana banje, ngapfukama nzaba Imana ndi Mana ndakwinginze kuko namaze gushima, ndangiza kwihana, ariko ngiye mu mwanya wo kwirute wo gusaba. yego. rero buriya no kuvuga buri wese asaba ashingiye amarangamutima ye. ubundi amarangamutima yawe niyo atumagira ute usaba. yego. nje kuvuga Mana nje kugusaba minerivara, nje kugusaba ibyo kurya, nje kugusaba inzu, ugasenga ari ngagatogo, ugasanga ibyo gusaba ko ni ngagatogo. niba ari amafaranga yibwiza ubwiye ngo ngeneye iki? ngeneye amafaranga. kuko nubona amafaranga minerivara iraboneka, umuceri uraboneka, inzira agira ute? ayo kurinza araboneka, ayo kukwambika aragira ute? araboneka. ndashaka rero ikintu gisabwa cyose amafaranga, pfuka mubwira Imana ngo Mana ngusabye iki? amafaranga. bivuga ngo ngeneye ipataro, ngeneye akawunga, ngeneye umuceri, ngeneye ibirayi, ngeneye ayikode, no kurihira umwana. oya, pfuka muyibwize ukuri, uyibwiye ngo mbaye amafaranga, ibi byose nabikora. kuyihendahende uce bugufi. nuko nyumva umuntu yari akwiye kwirute gusenga asaba. noneho ukayibwira ngo Mana nubwo ngusabye amafaranga, ariko ngeneye uburinzi. igenda ari nabona ibi ngusabye, ngeneye uburinzi. ko y'uburinzi Imana yaguhaye uburinzi ntago wakishwa neza. ubwo muri make dusaba mu kavuyo cyane, tubwize Imana ukuri. nyine byo bito nibyo ngo amarangamutima ufite niyo atuma umuntu aje gusaba uko bidakwiriye. ngo ndabyo ngo ugomba kujya bakabya Mana ngeneye kunjiraho umuryango uburinzi. ubu burinzi yo buriho
ukayibwira ngo urugero uzi ko umwana wawe nta minerval afite yego uzi ko inzu urimo bari kukwishyuza ideni yego uzi yuko nta cyerekezo gihari ufite invitation y'ubukwe kandi ubu bukwe bukeneye iki amafaranga yibwizwa upfabwiye ngo ndakwinginze banki yawe nzi neza ko nda mupolisi uyicara ngeneye amafaranga numba amafaranga ibibazo mfite birakemurwa n'iki n'amafaranga yego numva ariko twatwiye gusa ufite amafaranga waje kugura imodoka ushaka kuko ugize ute kuko yafite yego kandi umuntu ufite amafaranga turaheza cyane rero ndimo njye muri iminsi muri senga imana byangomana ndimo ndasibaraza amafaranga uburinzi bwo yo yakunze wakicwa niza uyu mani yaguye ndayakiriye mu izina rya Yesu nanjye ndahanuye so muzi ko abantu gutitira urahanuye Imana ishimwe Tsindagiye noneho reka nkwiyakire mu ijambo ry'Imana yego ariko mbere na mbere nyine ubwo ugiye kudusengera ijambo ry'Imana ibyo byo ni ibintu bisanzwe yego sengera ijambo ry'Imana yego nkwiyakire mu ijambo ry'Imana ubwiriza abantu ubwira abantu akari ku mutima turagushimye Yesu tugushimye uburyo wabanye natwe mu bicuku bya nijoro wabanye natwe mu ngendo twari turimo wabanye natwe tugushimiye ko wakoze imirimo n'ibitangaza ukaturindira umuryango mu izina ryawe Yesu Kristo abagiye kudukurikirana ni bazima ntabwo bapfuye baracahumeka umwuka w'abazima nuri mu bitaro aracahumeka umwuka w'abazima kuko ntabwo yagegeye cyo gushirwa muri moroge abo bose bayihumeka umwuka w'abazima nibo bagiye kudukurikirana Kristo mwiza nyemerera muri aya masaha turi mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere tugusabye imbaraga tugusabye uburinzi tugusabye ubutabazi muri uku kwezi kwa mbere twinjiyemo ndaguhamagaye ngo imiryango yacu yirinde abacuruzi binjiye muri uku kwezi ubarinde abakeneye akazi ubarinde kandi ubahakazi mu izina rya Yesu Kristo abarwayi mu kwezi kwa 10 bakeneye gutabarwa nawe kandi bakeneye izina rya Yesu nyemera muri uyu mwanya rero imbabazi zawe zitubeho umucyo wawe tumurikire marayika ushinzwe kubohora abohora abantu muri uku kwezi kwa 10 marayika ushinzwe gutanga imibereho atanga imibereho muri uku kwezi kwa 10 jambo ryawe ribohore ababoshwe mu izina ryawe Yesu Kristo nyemerera ubane nanjye muri aya masaha ubwiza bwe bumurike kuri nje umucyo wawe umurike ku buzima bwanjye ngubere mikoro nawe wivugire ngubere igikoresho kuko uri umwami mwiza mu izina ryawe Yesu Kristo amen Yesu nashimwe himbazwe Imana y'amahoro rero iduha umugisha Yesu abane natwe muri uku kwezi kwa 10 twinjiyemo hari ibya bigomba kuguhitana mu kwezi kwa 9 guhunza agushiraho uburinzi ugira umugisha ugeze tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ariko nuko ugeze tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ibyakurwagaho ndaho byagiye biracahari ubyumve neza iri jambo risubiremo hari indambara rwanaga nazo mu kwezi kwa 10 Yesu arakurinda akubundikisha moya agweka ku mugongo araguterura akugeza mu kwezi kwa 10 utangiye tariki ya mbere ariko ibyagwigaga binarahari cyo koze nubwo bihari nje kubwira ngo uwakurinze mu kwa 9 arakurinda mu kwezi kwa 10 habwa Imana icyubahiro amen amen haleluya amen nubwo indambara ari indambara ku buzima bwawe reka gucika intege gutendera amen amen iyo yavuganye nawe mu kwezi kwa 9 ikakubwira ngo izakurinda ikakubwira ngo nzakugeza mu kwezi kwa 10 ndagira ngo nguha amakuru ngo iyakubwiye ayo mezi kizakurinda mu kwa 9 nuko kwezi kwa 10 hari uburinzi giye kukuzanira buzakwambutsa kwa 10 ukagira mu kwa 11 Yesu nashimwe cyane ucitse ndagiye ukavuga ngo none ngo kwezi kwa 9 kurarangiye ukwa 10 ndawutangira gute nguzana ijambo kugira ngo Uwiteka aje kongera kugutwikira bundi bushaka aje kugutwikira nje kubyanga amaboko yaguhigaga aracyahari ariko Yesu aje kuyacisha bugufi yego amaboko yaguhigaga
Yesu agiye kuyacisha bugufi. Ibyakurwanyaga Yesu agiye kubicisha bugufi. Haleluya. Ibyavangura pfusha mu kwezi kwa 9 ugira umugisha. Data akura urupfu ku buzima bwawe, akura urupfu ku bana bawe, akura urupfu ku mutware wawe, akura urupfu mu rugo rwawe. Nje kukubwira ngo nguzane itangazo rikubwira ngo Yesu komeza umwizere uko yararejo n'uyu munsi nandiko akiri. Yego. Haleluya. Amen. Uko yararejo n'uyu munsi nandiko agize uti nandiko akiri. Umuntu arahinduka ariko Imana yacu ntabwo ihinduka. Umuntu arakubwira ngo aragusura wamama ati urazajya akabwira ngo birahindutse isaha kugusura yageze kandi wari umwiteguye akabwira ngo birahindutse. Ntabwo Yesu ari buguhinduke. Yesu aracateze amaboko. Yesu aracagutegeye ibiganza byo kugutabara. Yesu aracafite uburinzi ku buzima bwawe. Yesu aracafite uburinzi muri business zawe. Iyakubwiye ngo izaguha akazi. Nguzaniye amakuru ngo ukwezi kwa 9 nuko batakwitabye. Kwezi kwa 10 bakiye kuguhamagaramo ugiye kwakira akazi. Yego. Haleluya. Amen. Ubwo burwayi wumvaga ko bugiye kugwitana ntabwo buraguhitana. Iyo paralize ntabwo iraguhitana. Iyo kanseri ntabwo iraguhitana. Uwo muvuduko ntabwo uraguhitana. Uwo mugongo ntabwo uraguhitana. Yesu aje gukunga habaganga batakoze Yesu aje kuhagukorera. Yego. Yesu nashimye. Yesu himbazwe. Ufite ubwoba ngo Mana ngo ukwezi kwa 10 na kwa 9 nari nshuye ngari ku kwezi kwa 10 ndabwisha mfite ko kare tariki yageze. Nje gukubwira ngo amaboko ngo Yesu yafashe gakagutera inkunga ukishura inzu. Amaboko Yesu yafashe akakurihira umwana wa Derifins. Amaboko Yesu yafashe akayazana akakuza n'ibyo kujya. Amaboko Yesu yafashe akaza akagusura. Ayo maboko aracyahari. Yego. Ntago yemaboko gigeze gavunika. Garacahari yombi. Yombi aracahari. Girwigira ubwoba. Kandi ngunze by'abantu ngo umuntu wo mu marone Yesu uwo muntu umuntu nakuvaho. Yesu aza yagutegura undi. Uvuga ngo rero ngo tandinde yanzane ngo yanyanze ngo muyomba ndabwo ari kunzura. Hari undi muntu Yesu ari kugutegurira. Ugiye kugusura, ugiye kugukemurira ikibazo. Amen. Amen. Reka ngubwiye njya kuvuga ku kintu cyitwa gusenga. Abanyamasengesho meje bavuga ngo bararambiwe ngo ibyabo biratinze. Ngiye kukubwira akantu kamwe uratekerezaho. Umuntu ufashe wohereje imodoka ukayoreza Kigali muri Majerwa ngo nije kurangura muri Mateus. Kakira muri Majerwa cyangwa kaje muri Mateus. Uzinga ko kanya yahita ipakira. Oya. Ndabwa ko kanya yahita ipakira kuko hari izindi modoka isanga ku murongo. Hari ibyangombwa ugomba gusabwa bikwinjiza muri Majerwa. Hari ibyangombwa ugomba kwagusabwa bikwinjiza muri Mateus. Ndayago ngubwira ngo ibyago byageze muri Mateus ariko hari imodoka ikenewe kugira ngo bipakirwe bigeri wawe. Hari abakarani bagitegerejwe kugira ngo bapakire ibyawe. Reka kwiheba no kwiganyira. Ikintu manza batacumvisha. Ndaga ibyawe byatinze bigeze muri Mateus. Hari imodoka igiye kuyipakira. Iyi modoka nayo yageze muri Mateus ariko none abakarani bagugupakira baracapakira izindi modoka ziri ku mirongo. Ihangane rero ibyawe Yesu yarabizanye ahubwo bakubigupakira ngo bikugereho. Nabo bari mu nzira bagiye kubipakira ugiye kubyakira mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we ihangane. Ingwano yo kugukwa iri muri banki. Haleluya. Kandi wakuja kurotira amafaranga yageze muri banki asanga abandi batanze udutabo. Nawe yatanze agatabo ategera ari ku murongo ngo ingwano yo kugukwa na yiveyo. Uragira ngo aze ndangwana kuzani. Uragira ngo gutwarira ubuntu kandi yaremeye kugukwa. Umushara we ugeze muri banki. Icyo asabwa nukuja kurotira akaza kagukwa wakihangana iguguteye ubwo bane igiki. Ari ku murongo. Haleluya. Umusore wawe ari ku murongo. Haleluya. Nda wigira ubwoba bivuga ngo Mana ngo biratinze ngo ambiye ngo mu kwezi kwa 7 ngo none kwa 9 kugezemo iyavuganye nawe nguzaniye amakuru subiza umutima mu gitereko. Umusore wawe arahari yageze muri banki ari ku murongo ahubwo igisabwa nugagagira ku murongo aratira amafaranga kandi nabwo namara kuyerotira akeneye umumotari cyangwa se tagisi vatiri yo kumuvana aho kuri banki akazi waba kitegura akona akazi wanyu. Uragira ngo ubundi azatiteguye.
none se niba amaze kwitegura pare wakaba atari yitegura uragira ngo aze wenyine niba pare wayiteguye se uwo kuvuga ijambo akaba yitegura uragira ngo aze ndaho kuvuga ijambo hari ihangane guma kubirindiro utegereze yavuganye nawe nagira ngo ngubwire ahandi abandi umuntu akererewe naho ngaho aho byaba bikererewe naho ngaho yakubwiye kwambara umwenda yakubwiye ibara riracaye muri mashini kwambara aho uzambara ariko ibara yakubwiye ndo bari barisohora ibara gikoto uzambara wamuvuga butumwa ndago yari ryasohoka wa mukobwa we ndabwo yari yasohoka agatimba uzambara karacategurwa ihangane imbete uzambara ndabwo imbete iracategurwa iracari mu ruganda baracayicura ihangane wa musore wa munyeshuri we umwarimu uzakwigisha ndabwo yari yarangiza uzakwigisha kaminuza niyo mpamvu ukererewe muri sogonderi kandi ukeneye kwiga kaminuza ugahura n'uwayizeho urukukuwa kukwigisha kaminuza ndabwo yari yarangiza kudefanda ihangane Yesu nashimwe cyane ihangane Yesu ibyo Yesu yakubwiye arabigufitiye kandi reka ngo andi makuru ibintu Yesu yakubwiye biri muri banki ye ndaho ugomba kubikuramo ibyo Yesu yakubwiye bifite icumba cawe birimo n'urugi rubifunze n'urufunguzo ndaho undi ugomba gufungura iki cumba kirimo ibisubizo byawe Yesu n'ufite urufunguzo ndamuzamu Yesu yahaye urufunguzo kuko urufunguzo rwawe ruhaye umuzamu yakibesha akabitiranya uje akamuhereza urufunguzo rw'ibyawe urufunguzo rwe ni Yesu rufite ndabona uzafungura iki cyumba kirimo ibisubizo byawe ni Yesu uzagufungura kandi abagutereke muri icyo cyumba yego gira kwizera mpamvu wowe wa murwayi we utari wakira ndabwo umudogiteri wo kukuvura yari yaza Yesu we arahari ari icumbi umudogiteri akirimo hari isomo atari yarangiza bamuhibye kubitakaza niba mara kumukubitakaza uyu muganga wo kukuvura akakugeraho azakurambika yibiga azaguha imiti uzayitukira ihangane yego muganga wo kuvura aracari ku shuri wibango yango yarambwiye ngo imyaka ngibaye 2 ihangane nushaka kumara 5 uyu mugore wari umaze imyaka 38 ku kidendezi marayika wo kumukiza ndabwo ari yakaboneka yarakiri ku ishuri avuye ku ishuri uyu marayika yaraje asanga umugore wari umaze 38 amusanga ku kidendezi aramubwira ngo ikore buri bwawe girute utaye kuko niwe wari ufite ububasha bwo kumukora kuri iki kidendezi ndawundi wari ufite ububasha abahagiraga ububasha bari bafite ndabwo bwo kukiza uyu mugore bagiraga bafite ububasha bwo kukiza umutwe bwo kukiza malaria bwo kukiza kanseri ubu burwayi yari afite dogiteri wende yari yakaza uragira ngo bakuvure gute umudogiteri uvura amaso ntabwo ari uvura umuhogo ntabwo ari uvura ugutwi buri wese afite icumba afite ibyo yize uragira ngo baguze n'umuganga utarize indwara ufite waba wihanganye haleluya uba wihanganye arimba kuko nubwo babaye ariko babare bwawe yasabukurinde muri wari wapfa kuba rero utari wapfa nuko ari umuganga agiye kukuzanira uwize uburwayi uwize ubuhanga uburwayi ufite niwo muganga Yesu agiye kuguhuza nawe niba urwaye umutima baragwereza ubagi ukuri ginyo ari uje kukuvura umutima tegereza Yesu arabizi indwara urwaye Yesu arazizi kandi ni karuhura inzara ufite Yesu arayizi Yesu arimo aragutegurira uzakugaburira Yesu arimo aragutegurira uzakwambika aho uzatura Yesu arimo arahategura uragira ngo niba icyangombwa cawe niba umuntu wo kukugurisha atari yaje guhinduza icyangombwa cy'ubutaka uragira ngo Yesu aguhereza atari kiri icyangombwa cy'ubutaka atagira nomero atabaru arategereza agira ngo ategereze nyiri ubuto maze cyo kuzana ibyangombwa bifatika mune muje kwa note bigutwaye iki uragira ngo waguye imodoka ikirimo amadeni y'imisoro wakiyangana imodoka yawe iracari hanze wishaka kugura yakoze iyo ushaka yakoze nayo nyaya afite ibibazo by'imisoro uragira ngo Yesu agukubitiye irimo ibibazo by'imisoro niba ishamwe bashobora ngo iyi modoka imaze imyaka ingahe irimo amadeni ntago Yesu yaguya pirate Yesu aragutegura ibitari pirate Yesu nashimwe sehimbazwe uku kwezi kwa 10
ndagira ngo ubwira ngo hari imbinduka ku buzima bwawe ugiye kwakira. Hari imbinduka ihari ku rubyaro rwawe, hari imbinduka zimigiye kuza mu rucuruzo, hari imbinduka ugiye kwakira mu kazi fatika, hari inkuru nziza ugiye kwakira mu matwi yawe mu rugo rwawe. Wa mumama we nta gisubizo wari wabonye mu rugo rwawe. Kwezi kwa 9 kwakwera amarira, kwa 7 kuba amarira, kwa 6 kuba amarira, ukwezi kwa 10 amarira Yesu agiye kuyakora ku maso yawe. Kuko hari imbinduka Yesu azanye mu byawe. Nubwo yagukereje Yesu agiye kugutegera. Uzi ngo uyu mumama wari umaze imyaka 12 mu mugongo, uzi ngo ndi abaganga yahuye nabo bakamuvura bikanga, abaganga bari bagomba kumuvura ndibo bari bakaboneka, ariko umuganga Yesu abonetse yakoze ku ikanzu ya Yesu arakira. Kuko umuganga we yaragize ute, yarabonetse. Yesu nashimwe, Sehimbazwe. Yesu ni yamamare. Amen. Reka tuje mu ijambo ngihangane. Ibitaremeye mu kwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 bigiye kugira ute, bigiye kwemera kandi byakwirukagaho. Yesu ari byagiye guca mu izina rya Yesu. Muri misi mbona ibanda muri misi Zaburi niri kumvasha. Zaburi ya 91 tugiye gora ku murongo wa 4 cyaduhere kuri ku murongo wa 3 ndacu. Gatatu avuga kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, kuko Uwiteka ari we ugiye kugukiza ikigoyi cy'abagoyi na mugiga irimbura. Bivuga ngo mu kwezi kwa 10 winjiranye mu butabazi. Uwiteka iyi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Jambo litubwiye ngo iki? Ratubwiye ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye, kandi azaja aguhungira munsi y'amababa ye. Azakushiraho uburinzi. Ugiye guhungira mu mababa y'Uwiteka. Ntabwo uzahungira mu muryango uvukamo, ntabwo uzahungira ku mafaranga utunze, ntabwo uzahungira muri etaje, ahubwo uzahungira mu mababa y'Uwiteka. Amen. Azakubundisha kiza amoya ye, kandi uzaja uhungira munsi y'amababa ye, kandi uzaja uhungira munsi y'amababa ye. Ntabwo ari uguhungira ku mafaranga yawe, ntabwo ari uguhungira mu modoka yawe. Modoka wayihungiramo igasha, wayihungiramo ukayitwara igahirima, ariko nuhungira mu mababa y'Uwiteka ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo uzambara ubusa, ntabwo amapirive izaza, kuko wangiye mu mababa y'Uwiteka. Umwana wawe ntabwo azatsindwa, kuko wangiye mu mababa y'Uwiteka. Haleluya. Amen. Gatanu avuga ngo igiteye ubwoba cyane ijoro, igiteye ubwoba cyane ijoro ndikizagutwitinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntabwo kizagutinyisha, cyangwa se ngo umwambi ugenda ku manywa. Bivuga iki? Ibyo bazakuroga nijoro ntaco bizagutwara, ibyo bazatambika ku maguru yawe ku manywa ntaco bizagutwara, ibyo bazatambika ukorera ntaco bizagutwara, kuko uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Erega ibyo biguteye ubwoba biri munsi y'ukuboko kw'Imana, ukuroga ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Ibi rero ni umuntu wangiye kuwiteka, ndago uburwayi buramiramo. Umuntu wangiye ku mababa y'Uwiteka ndago yicwa n'inzara. Imana igira uko ubigenza ibyo kujya bikaboneka. Maje kuguha prive data akagira uko abigenza ubwishu bukishurwa. Makwirukana mu kazi data akagira uko abigenza akagushakira kandi kazi, kuko wangiye mu mababa y'Uwiteka. Ariko iyo uhungiye ku bapfumu ukorwa n'isoni. Yego. Ndayango ubwira wowe uvuga ngo byagucanze ngo uraje mu bapfumu. Ayo mafaranga yakujana mu bapfumu barayarira ubusa. Ibibazo bizabibazo mu wawe, uburwayi buzakomeza mu burwayi, inzara izakomeza ibinzara, inyatsi zagomeza ibinyatsi, diplome yawe izakomeza kubaho. Ariko ndagira ngo ngwingingire uyu munsi, nyemerera inzira ijambo ratubwira ngo hungira ku Uwiteka. Nuhungira ku Uwiteka
ibiguteye ubwoba bya nijoro ndaco bizagutwara, ibyo bibyirukira kuri parafo ndaco bizagutwara, ibyo wumva bajugunya hejuru ku nzu ndaco bizagutwara, ubwo burwayi wumva bufata mu maguru ndaco buzagutwara, ibyo wumva mu mutwe ndaco bizagutwara, ibyo wumva mu mugongo wawe ndaco bizagutwara, iyo mitego bagutega iby'inyatsi ndaco bizagutwara. Haleluya. Ayo mahembe bakorereza nuhungira mu mababa y'Uwiteka, erega ndahungiye kuwiteka gakorwa n'isoni. Yego. Ngiye gukubwira abantu babiri bahungiye mu mababa y'Uwiteka. Mishake na Abedenego bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Bari kurengana. Ariko kuko ari bahungiye mu maboko y'Uwiteka ndago umuriro gwigeze gubatwika, ahubwo ababajugunyemo nibo bahiye. Yego. Naho ngo abakugambana no bagiye kurukanwa ku kazi, abavuga ngo urapfa nibo bagiye gupfusha, abavuga ngo urishwe nibo bagiye kwishwa n'iki n'insa, kuko Mishake na Abedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro. Ese we kuba kuvuga ukava mu masezerano bakuvuga ngo urava muri korari nahari wowe bavuga kujugunya mu itanura ry'umuriro, urahamye urahamye. Reka bakuvuga ungira mu kuboko k'Uwiteka, wahungiye mu mababa y'Uwiteka ntabwo yicwa n'inzara, wahungiye mu mababa y'Uwiteka urwo barusenya rurubakwa rugakomera, kuko ni we se w'imfubyi. Uru rugo y'Uwiteka yaruvuzeho, abarozi barabyohereza ariko urugo ntabwo rusenyuka. Yesu nashimwe. Gatandatu cyangwa twaca kuri gatanu, gatavuga ngo cyangwa mugiga ise igendera mu mwijima, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manwa y'ihangu. Ndacu ibyo byose no bazabikoresha. Ari indwara bakoresha zimeze nka mugiga zigera zikunyunyusa amaraso, izo ndaco zizagutwara. Kandi bavuga ngo iki? Avuga ngo abandi 1000 bazarwa imbere yawe, abandi inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko ndibizakugeraho. Amen. Imana izanye irindi sezerano rishasha ku buzima bwawe. Abandi 1000 bazarwa imbere yawe, inzovu 1000 zizarwa imbere yawe, ariko weho n'umuryango wawe ndaco muzaba, kuko mwahungiye mu mababa y'Uwiteka. Bivuga ngo Imana igushizeho uburizi muri ukwezi kwa 10. Yego. Wigira ubwoba. Papa wangurikiye wigira ubwoba, mama wangurikiye wigira ubwoba, umwana wa nubwo abonaga yararembye wigira ubwoba, ndaguye umwana arapfa, Yesu agiye kumuzura. Yego. Haleluya. Amen. Yesu ni yamamare. Amen. Umunana avuga ngo iki? Uzabirebesha amaso yawe gusa no ubone ibihembo by'abanyabyaha. Ibyo bakorereza uzabirebesha amaso gusa urebe ibihembo by'iki by'abanyabyaha. Babyohereza bohereje babikorereza bataza amafaranga. Baza mu mabanki kuguza amafaranga kugira ngo upfe ariko ndupfe, abandi bagafata ubutunzi bwabo bakabutanga bakavuga ngo urapfa weho ndupfa, abana bakambara imyenda idashitse, weho bavuze ngo bakubise uburozi, abandi bakambara neza. Bivuga iki? Imana ishize uburinzi ku buzima bwawe, kandi ijambo rirakubwiye ngo humura ndacuraba. 9 kuko ari wowe buhungiro bwanje Uwiteka, bangize isumba byose ubuturo, kuko ndakibi kiza kuzaho, kandi ndacago kizegera ihema ryawe. Ndakibi kizakuzaho, ndacago kizegera ihema ryawe wowe wizo Uwiteka. Inzara wumvaga ndo zizegera ihema ryawe, uburwayi wumvaga ndago buregera ihema ryawe, ubibazo wari ufite datagiye kubyegezayo, ndacago kizegera ihema ryawe. 10 avuga ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Imana noneho izanya abamarayika, waca mu muryango w'ima w'inzu bagutegeragamo, waca imbere, waca iburyo, waca ibumoso, Uwiteka azanya abamarayika bakukurinda aho uzaja hose. Wava mu Rwanda ukaja muri Amerika, wava mu Rwanda ukaja muri Kenya, wava mu Rwanda ukaja muri Tanzania, waja mu Burundi, waja Kongo, aho uzakandagiza ikirenge hose, Imana ikwemereye uburinzi. Ko Imana ikwemereye kugendana nawe, Imana ikwemereye ubutabazi mu cyumba uraramo cyose, Uwiteka azabana nawe. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ibuye, uzakandagira indare n'imboma, uzarebye bata
umugunzu w'indare n'ikiyoka, kuko wangunze akaramata nicyo nzamukukirizaho, nzamushira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanje. Ayo ni amasezerano Imana itanze ku muntu wese uzawugira mu mababa y'Uwiteka. Yego. Aya ngo 13 haravuze ngo kuko yangunze akaramata, kuko 14 ngo kuko yangunze akaramata nico nzamukiriza, nzamushira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. 15 ngo azanyambaza nanje mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzagukiza nguhe icubahiro, nzaguhaza uburame kandi nzakwereka agakiza kanje. Uwo muntu Imana isaha uwo ibintu ngusomeye nuwiringiye Uwiteka vya nuwabanye nayo neza, ni wa muntu utari kubitambika nadavuga ngo mva ikivuze yangiza akaja kugambana. Ariko niba uvuga ngo urasenga ukagambanira abagenzi bawe, ntabwo uburame Imana izabuguha. Niba uva mu masengesho ukaja mu bapfumu, uburame ntabwo izabuguha. Nuba uri umudiyakoni wamara kudekora ukaja kuroga, ntabwo uburame izabuguha, izagukoza isoni. Yego. Ntabwo izagushiraho uburinzi, ahubwo izakwanika, kuko dufite abantu baba mu masengesho akabamo ariko atarimo, akaza gusenga ashaka kwica umwana wa runaka, aje kugenza mukobwa wa runaka, avuga ngo reka nje kumva icyo Imana imuvugaho. Niba wewe uzanywe no kumva icyo Imana yavuze kuri tsindagira, ukavuga ngo ugiye mu butayu ugiye kuzirika, ntabwo izaguhaza uburame. Hari abandi Imana igiye kukuvunagurira mu butayu, hari abandi Imana igiye kuvunagurira iyo ngiyo bavuga ngo barakukurogeshereza. Datari ibanda ari ibihembo agiye kuzana abanyabyaha. Wewe uyiringiye Imana izaguhaza uburame, uzayambaza ikwitabe, uzayibwira ikibazo ufite ikumve, kandi ntabwo izagusubiza ku manwa y'ihangu, izagutabarira aho wasebeye. Wowe yavuze ngo nzakuhaza iki uburame. Amen. Kuko wayiringiye ntabwo izagukoza isoni. Password ngubwiye ngo ku kwezi kwa 10 zera Imana igiye gukora igitangaza kigutunguye. Nakubwiye ngo impamvu byawe byatinze byavuye Dubai, byaraje bigira muri Majibo, ari kimodoka yo gupakira ibyawe nayigeze irahageze itegereje umukarani ngarangize gupaka, kuko hari izindi wasanze ku murongo. Uyu musaro watabawe wamaze gufata ibye, nawe ihangane ejo uzashikira ibyawe. Yego. Nanjye ndi umuvuga ubutumwa ndihangane cyanje birashe. Erega nakubwiye abantu aho mushumba ategereje none aho utegerereje, aho bishop arindiriye wamurimbye none urindiriye, aho umuhanuzi arindiriye nawe urindiriye. Umuhanuzi ari uhanura agasoza, nakihanura inzu uyu munsi tsindagira ngatanje gutura Kigali, ariko naje ndegereje aho utegerereje. Iri kuvuga rero aho naje yavuganye naje irambira ngihangane sakurumbo, naje ndegereje kimana isangirira neza. Password no kuyizera kandi izaguhaza. Isezerano ngo y'umucane nuko nuyiringira izaguhaza uburame, ntabwo uzapfa ukenyutse, ntabwo uzapfa kubw'abantu, izaguhaza uburame. Ndaguhanura imvi zawe zizaba uruyenzi. Haleluya. Uzafata abuzukuru n'abuzukuruza, abakazana bawe uzababona, uzakira abakwe kuko Imana bayubasha, ntabwo uzicwa n'inzara. Password no kuringira Uwiteka ugahungira mu baba yayo. Reka guhungira ku bapfumu. Wa mukobwa wihangane wicikirege, nakubiye ngo umusore wawe akazi yarakabonye, ariko none amafaranga yageze muri banki, ingwano yo kukugeze muri banki, nawe ari kuyageze kuri kishe ikimutindije. Yasanze abandi batonze imirongo, nawe atonze umurongo, kandi nakubiye ngo namara kuyashikira ntabwo yaza kwivugira ijambo, arashaka pare, ashaka umuvugira ijambo. Ndango pare ari uvuga ijambo, ahubwo nabona na pare ashaka kuvuga ijambo. Yego. Ihangane ugume ku burindiro by'Uwiteka, igisubizo kiraje. Akira kwizera, akira ubutazi muri kwezi kwa 10, kandi dataje gukomereza amaboko. Uko kwezi kwa 10 hari indambara Imana ikwiye ku buzima bwawe, hari ikigerageza Imana ihagaritse, hari